Mwiriwe neza, mwiriwe mute, umunsi wagenze ute? Ni njye ngarutse njyewe Celine Ingabire, uyu munsi nje kuganira n'abubatsi. Uyu munsi nje kuganira n'umuryango, umupapa n'umumama. Hari utuntu twinshi tugenda tubona muri ino minsi turimo gusakara mu bubatse, ibintu byinshi cyane bijyanye no gutandukana, ariko rero gutandukana burya ntabwo ari wo muti w'ikibazo. Buriya gutandukana uba uteye mugenzi wawe igikomere, uba uteye mugenzi wawe kukwibazaho, uba uteye mugenzi wawe kumva yuko yaje mu buzima bwawe utabikwiriye. Rero ku bwanjye hari ikintu nabonye hagati y'umugabo n'umugore mu byo dukwiye gukora. Mbere y'uko tujya kubakana ni ngombwa yuko tubanza tukareba koko ko bibereye, ko nzi neza mugenzi wanjye, ko nawe anzi neza. Murazi ko iyo turimo guteretana hari ubwo tugira duhisha ingeso zacu, ariko ntabwo burya ari byiza. Uzirinde guhisha ingeso mugenzi wawe, kuko uzabimubwire hanyuma abone ko icyo kintu yacyemera, yagikorera tolerance, hanyuma nawe nubona atagituye tolerance, hanyuma umusabe kugufasha kukivamo. Ubwo ntabwo ari byiza. Burya guterana amagambo n'ugukunda, burya wabwira umuntu ngo uramukunda, umukunda, kandi ni ukuri tujye twirinda kubabaza ruriya rukundo twavuze. Ruriya rukundo ni ijambo rikomeye. Ruriya rukundo ruva kure. Burya ruriya rukundo uba udisapotinze umutima wawe uba uwubabaje, kuko umutima wawe uba warakunze runaka na naka. Isura yawe ibona amakosa akora, ariko nawe uba wakoze ayandi, kuko burya nta muntu wihandagaza ngo akore ikosa ataritewe na mugenzi we. Hari igihe ni urugero, urabona mbere y'uko twubaka tuba dufite inshuti. Haba hari inshuti z'abakobwa, inshuti z'abahungu, buri wese aba afite ibyo byiciro. Rero hari igihe wowe iyo umaze kubaka wumva yuko ibyo bizahoraho. Oya, ntabwo bizahoraho, kuko ikintu cya mbere uzabanza kureka ni za nshuti, kandi ntabwo uzazireka ari uko uzanze. Oya, ni uko hari ikindi uzaba winjije mu buzima bwawe kiri important kurusha ibindi bindi. Rero tujye twihangana, ni ukuri twihangane, tubanze turebe niba mugenzi wanjye urukundo muhaye ari rwo nifuza guhabwa, kuko ngo icyo ushaka gukorerwa ugikorere n'abandi. Niba utifuza umuntu ukubabaza, nawe wirinde kubabaza abandi. Niba utifuza umuntu ugutunga urutoki, nawe wirinde gutunga abandi urutoki. Ni ukuri ibyo ngibyo bizagenda neza mu buzima. Ibyo bintu byose nitubigenderaho neza. Hari igihe nanone usanga umugabo cyangwa se umugore afite utugeso, afite akageso kiwe runaka, akantu nyine katajya kamuvamo, ariko ushobora kugakorera mugenzi wawe akavuga ati aho hate nta kibazo. Akubwiye nta kibazo uyu munsi, akubwiye nta kibazo ejo, n'ejo bundi akubwiye nta kibazo inshuro enye. Ariko se reba nawe, usubiza amaso inyuma, nawe urabona ko icyo kintu giteye ikintu ubona yuko mugenzi wawe nubwo akubwira ngo nta kibazo, ariko haba harimo
akantu umenye yuko nubwo atabikubwiye ku munwa ariko ku mutima biriyo, arimo kuvuga ati se nabimubwira gute, se nabigenza gute? Hoya ntukore ibyo bintu, gerageza urebe ukuntu wahindura ako kadefu, umubaze uti umva rero mfite aka kadefu runaka, kandi nubwo bwose umbwira ngo nta kibazo, njye mbona ari akadefu, ni gute twabigenza kugira aka kadefu kamveho? Cyangwa se ugasanga nta n'icyo akubwira, ugakora ku kadefu akakwihorera, ugakora ku kadefu akakwihorera ye ntagire icyo akubwira, ariko umunsi umwe yakubwiye bizakubabaza, wibaze impamvu wakoze ako kantu, kandi nurangiza nawe uzumva akubabaje, kandi nta kundi yari kubigenza. Yego yagukipinze secret, yakukipinze ibintu wagombaga kumenya ukabivaho, ariko wowe ntabwo warebye ko nawe ibyo bintu biri embarrassing. Hari igihe umuntu akora ikintu vraiment, se urugero ukunda kujya ku isoko, ukunda guhaha ibintu n'ibidakenewe, gusa kuko nakubwira ngo it's okay, ngo c'est bon, nta kibazo, ntacyo bitwaye, ariko ukazana bya bintu ukabona nta kintu byamazemo, ubwo uzumva wowe wishimye? Uzumva bitagushimishije, kandi nawe ntibizamushimisha kubera uzaba wagaspiye amafaranga kandi yagombaga gukora ikindi. Rero utuntu duto burya nitwo dutuma abantu bajya kuri divorce. Uko nguko akomeza avuga ngo nta kibazo, akomeza abibika, ariko umunsi ikirunga cyarutse bizaba ari bibi cyane. Rero nshuti zanjye, batware, bamama twubatse, tumenye uko dutwarana, uko tubwirana, niba hari agakosa kabaye ntiduhite dusimbuka ngo tujumpinge on conclusion, ntabwo ari byo, no, urebe umubaze impamvu icyo kintu kibaye, umubaze utese ariko se kuki umbwiye gutya, ni irihe kosa nakoze? Wenda niba ari umwana mwiza arahita akubwira ati wakoze ibi n'ibi, niba adashaka kukubabaza cyangwa se kukubwira arakubwira ati nta kibazo. Rero umuntu uzahora avuga nta kibazo, uzamwitondere kuko waramubabaje, ahubwo yabuze aho yaguhera ngo abikubwire. Rero gerageza, niba nakoze ikosa cyangwa se mugenzi wanjye yankoreye ikosa, twige uko tugomba gukuranamo amakosa no kubabarirana. Burya kubabarira nubwo byanditse muri Bibiliya ni ikintu cya mbere, kubabarira. Burya iyo ubabariye mugenzi wawe nawe uba wihaye amahoro, kuko umutima wawe uratuza, umutima wawe ugenza neza. Yego harimo abantu bakora amakosa arenze, uretse ko ngo atari ndi kuganiraho, ubu njye ndimo ndaganira ku dukosa dusanzwe, ngaho yashyize imyenda aho yiboneye hose, wenda mwese mujya ku kazi, mwese nta bakozi mufite, ubisanze aho birakubabaje, urumva ibyo ngibyo bizabatera kugirana akantu. We nawe uzamubwira uti ariko rero iyi myenda wakagombye kureba aho uyishyira, wakagombye kuyishyira aho tumesera, wakagombye kuyishyira muri paniye, mu gitebo cy'imyenda yo kumesa, ariko ntuyishyire aha ngaha. Ikindi kandi ntumubwire nabi, ntumufoke, cyangwa se uzi impamvu yabikoze, niba wumva bitakuremereye yifate ugende uyihashyire. Ibyo nabyo biroroshye. Ni ukuri tugerageze kubana neza. Niba yibagiwe ikintu runaka ntumubwire umufokeye, niba agize gutya ntumubwire umurakariye. Ni ukuri bizadushimisha, bizagenda neza, umuryango wacu w'umugore n'umugabo uzagenda neza. Ngaho tuzongera gusubira ejo, Imana ibarinde. Bye.